Amahoro y'Imana abane namwe mwese, turabashuje kandi tubifurije kugubwa neza. Uwiteka abahire cyane. Turagarutse muri bya byigisho byacu byitwa integuza y'ubugorozi. Turi kwiga icyigisho kitubwira ngo kongererwa imbaraga n'Imana ubuheruka. Rero mukuri ejo twari kumwe, n'uyu munsi turagarutse. Ndi kumwe na bene data ndetse by'umwihariko mwene data ugiye kudufasha muri iki cyigisho cy'uyu munsi. Nitwa Ukugize Jean Pierre, turamenyeranye, ariko reka mbasabe na bene data nabo babibwire, duhereye kuri mwene data ugiye kutwigisha iki cyigisho. Ni karibu. Murakoze cyane, nitwa Nsabimana Jean Paul, ndabashimiye. Murakoze cyane. Turi kumwe n'umwene data wundi turi kumwe hano muri studio, nawe reka tumusabe abasuhuze. Nanjye ndabasuhuje, nitwa Aimable Nshimiyimana. Mbere rero yuko tujya mbere mu cyigisho cyacu cy'uyu munsi cyo kuri iyi tariki, reka tubanze dusenge. Urakoze data wera, turagushimiye kuduhaye amahirwe yo kujya muri uyu mwanya wo kwiga ijambo ryawe. Ndakwinginze kugira ngo ubane natwe kandi uzabane natwe muri iki cyumweru cyo kwizihiza isabukuru y'Imana, imyaka 100 y'ivugurura ribayeho. Ubane natwe, ufashe turi muri studio, ufashe abadukurikira kuri Channel SDA mu Rwanda, twese tugirire umugisha kuri wowe, niko dusenze twizeye izina rya Yesu, amen. Akoze cyane. Reka twakire mwene data Nsabimana Jean Paul adukomereze n'icyigisho cyateguwe kuri iyi tariki. Karibu. Icyigisho cya kabiri ni icyigisho kitubwira ngo inuma yo mu ijuru, cyateguwe na mwene data Dave Pai Silva. Tukaba tugiye kureberamo byinshi, ahangaha biragira icyo biri budufashe. Tukaba rero tugiye guhera ku kagingo kako ka mbere katwereka kuba ubumana buhari. Kuba ubumana buhari. Ubumana bwose bugira uruhare mu nama y'agakiza kacu. Dusoma ko ubumana bwagiye impuhwe inyoko muntu, kandi ko data wa twese, umwana n'umwuka wera bitanze kugira ngo bashyire mu bikorwa inama yo gucungurwa. Icyo gihe Yesu ava i Galilaya ajya kuri Yorodani, asanga Yohana ngo amubatize, nawe ashaka kumuhakanira. Ko ari njye wari ukwiye kubatizwa nawe, none ni wowe unsanze? Yesu aramusubiza ati, emera ubikore, kuko ari byo bidukwiriye ngo dusoze gukiranuka kose. Ibyo tubibona muri Matayo igice cya 3 ku murongo waho wa 13 kugeza ku murongo wa 15. Uwiteka yari yarasezeraniye Yohana umubatiza ko azamuha ikimenyetso cyari gutuma amenya Mesiya uwo ari we. Nuko ubwo Yesu yavaga mu mazi, yahawe icyo kimenyetso yari yarasezeraniwe. Kuko yabonye ijuru rikingutse, umwuka w'Imana usa n'inuma y'izahabu itunganyijwe ujya ku mutwe wa Kristo. Aha hatwereka ko ubwo Kristo yari hano ku isi atangiye umurimo we, yabatijwe na Yohana. Yohana rero akaba yarahawe ikimenyetso cy'uko Mesiya naza ikizabigaragaza umwuka w'inuma uzagira ute uzamuzaho. Iyo dukomeje hirya tubona ese kuki ari inuma, kuki iki gishushanyo cy'inuma cyaje kuri Yesu, bishatse kuvuga iki? Ubundi inuma mu miterere yayo iteye ite? Ikimenyetso cy'ishusho y'inuma yagaragaye hejuru ya Yesu igihe yabatizwaga kigaragaza ubugwaneza bw'imico ye. Ibyo bisobanuye iki? Bisobanuye ko kuri twe muri iki gihe cy'amateka kugeza ku mperuka y'iyi si, mbese hari umwanzi utwubikiriye aho tunyura? Mbese wigeze witegereza igisiga gihiga inuma y'inyamahoro? Aha hatwereka ko mu miterere y'inuma ni inyamahoro, ariko ikaba ituye ahantu hari abanzi benshi cyane, cyangwa se ikaba ituye mu zindi nyamaswa ziyihiga. Bityo rero ibigenza ite kugira ngo ihunge uwo mwanzi? Hepfo hatwereka ko inuma icyo ikora, ifite ubushobozi bwo kuguruka ikagenda ikarenga ibicu hejuru cyane, ku buryo indi
inyamaswa ikurikiye itashobora kuyifata, ariko isabwa guhora iguruka igenda hejuru, ntiyemere kuguruka ngo imanuke hasi. Ibyo bitwereka iki rero? Hano hatwereka ko imbere yacu hari urugamba mu ntambara turwana na Satani n'ibishuko bye mu buzima bwacu bwa buri munsi. Umwanzi azakoresha igitekerezo cyose n'igishuko cyose kugira ngo ashyire ubugingo bwacu mu kaga, kandi kugira ngo tuzahabwe ikamba ry'ubugingo tugomba gukoresha umuhati wose tudacogora. Nk'uko inuma ikomeza kugenda izamuka ihunga umwanzi, niko dusabwa natwe guhoza intekerezo zacu mu ijuru kugira ngo duhunge imitego ya Satani, tuzabashe gutura mu ijuru. Ibyo rero twabifashwamo n'iki? Hano batubwiye ngo umwuka wera ku iherezo, umwuka wera ku iherezo. Ushatse kuvuga iki? Tudafite imbaraga z'umwuka wera ntago ibi twabishobora. Ese ninde watubatirisha umwuka wera? Ko twabonye ko Yesu yabatishije, akimara kubatizwa umwuka wera yamugezeho. Natwe rero turasabwa ko kugira umwuka wera, kuko niwe watubashisha gutsinda umwanzi Satani. Uwatubatirisha umwuka wera rero ninde? Hano hatwereka ko Yesu niwe ubatirisha abana be umwuka wera. Ni ryari dukenera kubatirishwa inuma mvajuru? Mu by'ukuri ibyo ni ibintu dukenera buri munsi. Nk'uko byavuzwe, dukenera iyi mpano y'imbaraga y'Imana buri munsi. Iyo turebye hano hatwereka ko mu gihe cy'intumwa Yesu yabahaye isezerano ko bazahabwa umwuka wera binyuze mu mvura y'umuhindo. Ku munsi wa Pentekote koko iri sezerano ryagize ute? Ryarasohoye. Ariko hari icyo basabwe kugira ute? Hari icyo basabwe gukora. Ikintu basabwe gukora hano hepfo hatubwiye ngo ni nacyo natwe dusabwa gukora. Haravuga ngo uyu munsi mukwiriye kwiyegurira Imana ubwanyu, mukwiriye kwiyambura inaringe, irari, ishyari, gusebanya, amakimbirane, ikintu cyose kidahesha Imana icyubahiro. Ibyo nitubikora nibwo umwuka azatugeraho nk'uko yagize ute? Yageze ku ntumwa bigakunda. Noneho twebwe muri iki gihe rero umwuka azatugeraho binyuze muki? Mu mvura y'itumba, aricyo mugambi w'iki cyigisho cyose ndetse n'iki gitabo cyose. Noneho iyo dusomye muri Hoseya 5:15 na 6:13 hatwereka ibisabwa kugira ngo imvura y'itumba tubashe kuyihabwa niba twaramaze kwakira imvura y'umuhindo. Muri ibyo ngibyo icya mbere ni ukwemera ibyaha byacu uko biri. Icya kabiri, gushaka Uwiteka n'umutima wacu wose mu kwicisha bugufi ndetse no kwicuza. Icya gatatu, kugarukira Uwiteka kugira ngo aduhe ikangura. Icya kane, kumenya no gukomeza kumenya Uwiteka, aribyo bishatse kuvuga iki? Kumenya Imana bishatse kuvuga ati ni ukuyikunda n'umutima wacu. Gatanu, hatwereka ko ubwo nibwo azatuzaho ameze nk'imvura y'itumba isomye iki? Ubutaka. Ibi nibimara gukorwa tukaba twamaze kumenya amakosa yacu tukayemera, kandi tukemera kwiyegurira Imana n'umutima wacu wose, imvura y'itumba izagira ute? Tuzabasha kuyibona. Hano noneho hari ikindi cy'ingenzi tugomba kumenyamo. Iyo tumaze gukora twebwe ibyo dusabwa, tubona ko ikindi tuba dusabwa ni ukujya kubibwira abandi. Mu yandi magambo, wa mucyo tumaze kuwakira natwe duhinduka umucyo ugomba kuvira iki? Ugomba kuvira abandi. Hano hatwereka ko none ko nta gihe na kimwe mu mibereho yacu dushobora kubura ubufasha bw'ibyadushoboza kubanza gutangira. Imigisha twahawe mu gihe cy'imvura y'umuhindo niyo dukeneye kugeza ku mperuka. Ariko iyo yonyine ntihagije. Mu gihe twishimira imigisha y'imvura y'umuhindo, ku rundi ruhande ntitugomba kwirengagiza ko hatabonetse imvura y'itumba kugira ngo imeze imyaka kandi iyeze, ntabwo habaho kwitegura gusarura, kandi umurimo w'umubibyi waba imfabusa. Aha bigaragaza ko rero imvura y'umuhindo ikintu igomba kubanza kudukorera ni ukubanza kugira ute? Irategura. Yamara gutegura
none ikategurira imvura y'iki, imvura y'itumba. Bivuze ngo hano bashatse kwereka iki? Niba tutarakiriye imvura y'umuhindo ibasha kuduhindura, ntabwo iy'itumba yagira icyo itumarira. Murakoze, reka nakire n'aba bene data dukurikije uko tumaze kucyumva, noneho bagire icyo nabo batwunganira bakurikije uko bumvishe iki cyigisho. Kaduhere kuri mwene data Aimable agira icyo atubwiraho. Urakoze cyane. Hano kino cyigisho kivuga ngo inuma yo mu ijuru. Inuma ni inyoni igereranya cyangwa se yakunze gukoreshwa cyane isobanura umwuka wera. Igihe Kristo abatizwaga, umwuka wera yamujeho ari mu ishusho y'inuma. Rero nk'uko mwene data Nsabi amaze kubisobanura, ubu ngubu muri iki gihe cyacu giheruka dukeneye kubatirishwa imvura y'itumba, ari umwuka wera. Mbere yasukiwe intumwa ku munsi wa Pentekote ari imvura y'umuhindo, ibyo turabizi neza. Icyakora wa mwuka rero wahawe intumwa niwo natwe tugomba guhabwa muri iki gihe. Impundi imvura zose ni kimwe, ikizitandukanya ni igihe zagwiriye. Hari imvura y'itumba n'imvura y'umuhindo zose ziba ari imvura, ariko kumwe yaguye mbere yitwa iy'umuhindo, noneho indi iba yaguye nyuma yo ikitwa iy'itumba, ariko zose ni imvura. N'umwuka wera nawe nuko rero, umwuka wera usukiwe intumwa ni nawe natwe dukeneye kuri ubu ngubu kugira ngo dusukirwe. Aha ngaha bavuze igihe uyu mwuka wera azasukirwa, ni igihe tumaze kwakira ubutumwa bwa marayika wa gatatu. Tumaze gushyirwaho ubutumwa bwa marayika wa gatatu, nibwo buzatuma tubasha gushyirwaho ikimenyetso cy'Imana, noneho imvura y'itumba tubone kuyisukirwa. Icyakora hari ibisabwa Nsabi yakomojeho, ni bitanu aha ngaha twabibonye byose, ntabwo ndi bisubiremo, ariko ibi bisabwa kugira ngo duhabwe imvura y'itumba dukwiriye kubyitaho cyane, kuko umuntu wese utazabyubahiriza ntabwo azigera asukirwa imvura y'itumba. Icyo dukwiriye kukizirikana, kandi kugira ngo nyine tubashe gukira ni uko dukwiriye guha duhanze amaso Yesu. Nk'uko cya gitekerezo dusomeye cy'inuma, nk'uko cya gitekerezo cy'umwuka w'ubuhanuzi, muze kureba inyuma murabona aho kiboneka. Iriya numa ukomeza ikazamuka hejuru, ntibyashobora gutuma ikira igisiga cyayihigaga. Nyamara iyo yibeshye igasubira inyuma gatoya igana hasi, yari guhita irimbuka. Natwe rero dukwiriye guha duhanze amaso Kristo, noneho mu masengesho yacu buri munsi tugasenga dusaba kugira ngo anatwuzuza umwuka wera. Muri Bibiliya n'umwuka w'abantu uzavuga neza yuko Imana yifuza kudusukira umwuka wera kuruta uko umubyeyi yifuza guha umwana we impano nziza cyane. Icyo kintu dukwiriye kukizirikana, tugahanga amaso Imana kugira ngo nawe dusukirwe umwuka wera, ariwe imvura y'itumba uzatubasha guhagarara dushikamye muri ibi bihe bigoye by'iminsi y'imperuka. Aimable arakoze cyane ku nyunganizi nziza aduhaye. Reka twakire na mwene data nawe agire icyo yongeraho kuri iki cyigisho. Murakoze. Ibyo ari byo byose bigaragara ko ibi byigisho ni ibyigisho byiza, harimo byinshi byo kwibazwa, abantu dukwiriye kwibazwa kandi tukajya duhora twibazaho, ariko tunatekereza n'urukundo rw'Imana. Hano bigaragara ko ubumana bwagiriye impuhwe uwo muntu. Urugaga rw'Imana nk'uko tubyiga Imana mu butatu bwayo, ubwo rugaga rwagiriye abantu impuhwe. Umuntu yari ageze kure, umuntu yari ariho mu buryo bugoye, umuntu yari ameze nk'inuma nyine ihigwa, kandi hano niko tubibonye, ariko yahawe ubushobozi cyangwa se yahawe inama z'uburyo bwo gutumbagira akagenda akagera kure. Noneho yamara kugera kure akageraho igisiga kitamufata. Noneho rero hano mu kuri turabibona mu kigereranyo cy'umwuka wera. Umwuka wera ni imbaraga, kandi ufite umwuka wera amubera amaso, amubera umurinzi. Bigaragara ko rwose ari ibintu by'igiciro. Rero mu kuri ibi byigisho ni ibyigisho byiza, dukwiriye kubyiga cyane cyane muri iki cyumweru cyo gusenga, tuzirikana isabukuru y'imyaka 100 nk'uko twabibonye ejo itorero ryacu rimaze ku isi, kandi tuzirikana ibikorwa ry'umurimo mu buryo bukomeye kandi buremereye. Rero iyo tubyiga gutya tuba dukwiriye gusenga dusaba umwuka wera, kuko niyo ntego y'iki gitabo. Tugakura inkomyi zose mu nzira kugira ngo twakire umwuka wera. Yego kari we Aimable. Ikindi kandi ubu muri imyaka 100 tumaze nk'itorero ry'Adventiste umunsi wa karindwi bavugurura, icyatumye mbese tutagira iterambere
rikomeye cyane ni uko twabuze umwuka wera. Kutagira umwuka wera nicyo cyatumye abisirayeli bazerera mu butayu imyaka 40 yose. Niyo mpamvu natwe muri uku kwibuka imyaka 100 tumaze tubayeho, dukwiye kuzirikana neza yuko muri imyaka 100 yose kugeza na n'uyu munsi turacyakeneye umwuka wera. Dukeneye kubatirishwa umwuka wera kugira ngo muri iri herezo ry'imyaka 100 tumaze noneho tugire icyitwa ikangura, ububyutse. Tugire umwuka wera atubyutse, adukangure, tugire imibereho ya Gikristo ishyitse. Kandi Kristo Yesu yifuza kumuduha ku rugero rushyitse. Murakoze cyane mwese, nabashimiye ku nyunganizi mubashe kuduha. Noneho dusera umusozo hano hari icyo badusaba gukora, na atwereka ko mu Bafilipi 1:6 niho dusanga icyo batubwira. Noneho hepfo akaba ari amagambo asoza avuga ngo n'igihe kwa Yesu kwegereza. Hano batwereka ko igihe cyacu kigeze, cyangwa se igihe turimo ni igihe cya nyuma. Turasabwa rero ko twumva kwitandukanya n'isi ndetse n'ibyayo kugira ngo Yesu azasange cyangwa se azasange tumwiteguye, kandi kugira ngo tubashe kubona uyu mugisha wo gusukirwa imvura y'itumba izatubashisha guhagarara duhamya nta tudatinya. Murakoze cyane. Arakoze. Reka dushimire umwigisha wacu, arakoze. Imana imuhe umugisha, kandi mukuri iki cyigisho kigishije neza, icyigisho cyateguwe neza cyitwa inuma yo mu ijuru. Ibi byigisho biraryoshye, ariko mukuri nk'uko abitubwiye hano mu Bafilipi 1:6 baravuga ngo icyo nzi neza rwose ntashidikanya ni uko iyatangiye umurimo mwiza muri mwe izawurangiza rwose kugeza ku munsi wa Yesu Kristo. Rero mukuri dukwiriye kugira ibyiringiro, kuko hari Imana yatangije umurimo kandi none izanagenza ite izawusohoza. Icyo dusabwa ni ukugirana ubumwe nayo, ni ukuyiba hafi kugira ngo natwe tuzagira amahirwe yo kuba mu bazasohoza uwo murimo, kandi iherezo ryacu rizabe ryiza. Reka rero mbashimire bene data mwabaye muri studio, ariko dushimire n'abadukurikirana umunsi ku wundi, abakurikira ibyigisho byacu, abo dusangira umunsi ku wundi. Uwiteka abahire, kandi twe namwe muri iki cyumweru kidasanzwe, muri ibi bihe bidasanzwe, dufatamirize hamwe gusenga dusaba umwuka wera kugira ngo guhinduka kwacu kutugeze ku rugero rushimishije. Nibyo mbasabira mu izina rya Yesu. Amen.